muraho neza nshuti zacu ni François Official twongeye twagarutse kandi nkuko duhora tubibabwira tuvuga ku bijyanye na gospel ariko kandi tutibagiwe ubuzima busanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu araje abibwire tugiye kuganira. Turaganira ku mumaro w'urugendo shuri ku banyeshuri bo mu mashuri abanza cyangwa se no mu mashuri yisumbuye. Mutwegere hanyuma ikiganiro cyacu mugikurikire kandi muri benshi. Mu kugikurikira rero turabasaba gukora subscribe, mukore like, mukore share ndetse ntimwibagirwe gukomentinga. Karibu ku kiganiro cyacu. Umutumirwa wacu rero nta wundi ni Emmanuel ariko ni umugabo niyivuge hanyuma dutangiye ikiganiro. Murakoze cyane. Amazina ni Emmanuel nkuko François abibabwiye, ndi umwarimu w'ubumenyi bw'isi. Tukaba tugiye kugirana ikiganiro ku bijyanye n'ubumenyi bw'isi. Emmanuel urakoze cyane, uri umwarimu mu mashuri yisumbuye nkuko ubivuze. Wenda kutubwira ikigo ntabwo ari ngombwa ariko tugiye kuganira. Twavuze ko tuganira ku mumaro w'urugendo shuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, tutibagiwe n'amashuri makuru. Wowe Emmanuel nk'umwarimu umaze igihe mu mwuga w'ubwarimu ubitekerezaho iki? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Urugendo shuri ni rwiza cyane cyangwa se ni ngombwa mu bijyanye n'imyigire y'abanyeshuri, kubera ko urugendo shuri rufasha abanyeshuri kubasha kureba ibyo bize mu ishuri bakabihuza n'ibyo bagiye kubona kuri tele cyangwa se ahantu bagiye kwigira. Urugendo shuri rufasha umunyeshuri gukomeza gutekereza cyane ku byo yize kugira ngo abashe gukomeza kubizirikana ndetse bizamufashe no mu buzima busanzwe. Muri makeya urugendo shuri ni rwiza cyane, nuko bidakunda gushobokera bose bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari impamvu z'ubushobozi, hari impamvu z'uko abanyeshuri cyangwa se ababyeyi babo bataba bafite amikoro yo kuba babasha kwita cyane ku gikorwa kijyanye no gukora urugendo shuri, dore ko inshuro nyinshi usanga bimwe mu bintu baba biga biba biri kure y'aho batuye. Ariko ndatekereza ko abenshi bagerageza kuba basura ibibegereye, noneho bamara kubisura ibyo bibegereye bakabasha kuba babasha kubibona, bakabimenya, bakabihuza n'ibyo bize mu ishuri, bityo bikabafasha gukomeza kumva amasomo. Ariko n'ubwo bwose hashobora kuba hari ibiri kure y'aho bigira cyangwa se y'aho batuye, bikaba byabera imbogamizi kubera ikibazo cy'ubushobozi. Ariko bitewe n'amasomo abanyeshuri baba biga, ntekereza ko buri mwarimu cyangwa se umwarimu uwo ari we wese ashobora kwifashisha agace kabegereye, agace kegereye ishuri mu rwego rwo kugira ngo abana babashe kureba ndetse no kwitegereza ndetse no kumva neza ibyo baba biga mu mashuri. Murakoze. Urakoze cyane Emmanuel. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, mu by'ukuri iyo urebye imyigire y'ubumenyi bw'isi n'amateka, ubona mu by'ukuri umwana wize akora urwo rugendo shuri hari aho ahuriye n'uwiga abyigira ku kibaho gusa atarukora? Ubigereranya gute mu bijyanye n'imitsindire? Mu by'ukuri nk'uko nabivuze mu mwanya utambutse, navuga ko iyo umwana aramutse akoze urugendo shuri akajya kwiga, yamara kujya kwiga akajya ahantu hari ibikorwa cyangwa se hari bya bintu yize mu ishuri, biramufasha cyane akabasha kubyumva neza kurushaho. Ni nayo mpamvu itandukaniro riri hagati y'umwana ukora urugendo shuri n'utarukora, ni uko umwana ukora urugendo shuri aba yumva isomo neza cyangwa se abasha kumva neza cyane bya bindi yize mu ishuri
kurusha wa wundi utakoze urugendo shuri. Ni nayo mpamvu rero ingendo shuri zikorwa abana barimo bariga ibintu bitandukanye baba barabonye mu ishuri. Ni nayo mpamvu navuze ko biba byiza cyane umwarimu wagiye anakoresha bimwe mu bimwegereye. Si ngombwa gukora izo ngendo shuri za kure, n'ingendo shuri za bugufi cyangwa se za hafi nazo zishobora kuba zafasha wa mwana w'umugize. Murakoze. hanyuma Emmanuel wakomoje ku kijyanye n'ubushobozi. Mu by'ukuri nko mu mashuri y'abiga bataha ntabwo ari vuba gupfa kubona ishuri ryasuye agace runaka. Mu by'ukuri watubwira icyo kijyanye n'ubushobozi, koko ubushobozi bwarabuze cyangwa se harimo n'ubushake bukeya bwo kutajyana abana gusura ahantu hagiye hatandukanye? Mu by'ukuri ubushobozi nacyo gishobora kuba ikibazo, ariko abanyeshuri nibyo nakomeje kugarukaho cyane. Ntabwo ari ngombwa gukora ingendo shuri za kure. Ingendo shuri za kure ntabwo ari ngombwa cyane. Ndagira ngo sobanure neza ko no hafi y'ishuri haba hari ahantu hatandukanye, hari bimwe mu bintu bashobora kuba bakwiga mu mashuri bishobora kuba byabafasha neza kumva amasomo cyangwa se ibyo bize mu ishuri, bakabasha kubyumva neza, bakaba banabitsinda ku kigero cyo hejuru. Mu by'ukuri Emmanuel uri umwarimu, nanjye nkubaza ndi umwarimu, ubona mu by'ukuri abazungu baturusha iki mu kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi? Nk'uko natwe njye nawe urabizi nibyo twigisha. Ubona hari n'iki baturusha dukwiriye gukora nka innovation mu myigishirize y'amateka n'ubumenyi bw'isi? Mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, abazungu urebye nta kintu kinini cyane baturusha, uretse wenda kuba baturusha ikoranabuhanga mu bijyanye no kwigisha, ariko mu by'ukuri ubona ko nta kintu kinini cyane bashobora kuba baturusha uretse iryo koranabuhanga. Ariko natwe turi kugenda dutera imbere, ikoranabuhanga turi kugenda turyifashisha mu burezi. Ibyo ari nabyo bishobora gutuma dushobora kuba twagera ku rwego rwabo mu bijyanye n'imyigishirize. Urakoze cyane. Twigire mu buzima busanzwe. Emmanuel uri umu YouTuber, ufite YouTube channel. Ese watubwira ukora ibiki, ukorera he? Watubwira muri makeya ibijyanye na channel yawe? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, mfite YouTube channel anshishirizaho amasomo, cyane cyane isomo rya geography cyangwa se ubumenyi bw'isi, ndetse n'andi masomo agiye atandukanye nk'imibare, set. Ayo yose ngenda nyacisha kuri YouTube channel yanjye. YouTube channel yanjye ikaba yitwa Keep on Learning Online Class. Keep on Learning Online Class bisobanura ngo komeza kwigira ku murongo w'ikoranabuhanga, kubera ko rimwe na rimwe kwigira ku murongo w'ikoranabuhanga birafasha cyane, kuko si ngombwa guhura na mwarimu, si ngombwa kuba wicaye mu ishuri. Bishatse kuvuga ngo ahantu hose ushobora kuba uri, ushobora kuba wahigira. Upfa kuba ufite internet cyangwa se kimwe mu bikoresho byifashishwa by'ikoranabuhanga, ufite na internet yawe, ushobora kuba wakwiga atari ngombwa ko uhuye na mwarimu. Murakoze cyane. Ese rero bavandimwe, nshuti zacu, tumaze kuganira na Teacher Emmanuel, atubwiye umumaro w'ingendo shuri. Mwibuke ko mu kiganiro tugiranye atubwiye yuko atari ngombwa gukora ingendo za kure, ushobora gukora ingendo za hafi, ariko izo ngendo ukoze zikagirira abanyeshuri umumaro. Kubera yuko nk'umwarimu iyo ujyanye abana mu rugendo shuri ukabereka iby'ingenzi, sites zikoreshwa muri jego, muri history, birabafasha bigatuma batsinda neza. Ikindi twaganiriye ku bijyanye n'ubuzima busanzwe kuri YouTube channel yiwe. Mu by'ukuri atubwiye ko afite YouTube channel, mwayumvise, mugende mu following, mukore subscribe, hanyuma ariko ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Francois Official. Turabakunda, tuzahora tubakunda, tuzajya tubagezaho ibyiza. Ciao ciao.